Ese koko urukundo nyakuri rubaho cyangwa ni inkuru gusa tubwirwa? Iyi nkuru y'umusore n'umukobwa irerekana urukundo rutazima nubwo ibindi byose bishira. Mbere y'uko twumva iyi nkuru, tekereza neza, wibaze ibibazo bikurikira: ninde ugukunda by'ukuri, ugaragara mu gihe cy'ibyishimo cyangwa ukuguma iruhande mu gihe cy'akababaro? Aramutse ahari, byandike muri komenti niba bitaguteye ipfunwe. Iyi nkuru mugiye kumva iraguha igisubizo cya nyacyo kuruta ibindi. Muhawe ikaze. Hari umusore witwaga Eric, wari umukene cyane ariko ufite umutima ukunda by'ukuri. Uyu Eric akaba yarakundaga Ange, umukobwa mwiza cyane uturuka mu muryango wifashije. Eric iyo yajyaga ku isoko yatoraguraga imbuto akazizana, akazisukura neza, ubundi akazishyira Ange, umukobwa yihebeye. Ange nawe niyitaga uko izo mbuto zingana, yaba ari umwe cyangwa ebyiri, yazakiranaga umutima ukunze ndetse akabiha agaciro gakomeye. Uyu musore iyo yamaraga kuzimuha, yamubwiraga amagambo agira ati: ibi si byo bifite agaciro kanini, ariko mu by'ukuri urajya unzirikana nk'uko nanjye nkuzirikana buri munsi. Abandi basore bafite amafaranga menshi bahoraga bamuzanira impano zihenze, ariko Ange yahaga agaciro kanini urupapuro rwanditseho amagambo yuje urukundo Eric yamushyikirizaga buri cyumweru. Igihe cyarageze, Ange abazwa n'inshuti z'impamvu yakunze Eric, kandi ari abandi basore batunze zahabu n'ifeza bubatse ikofi mu buryo bugaragara. Ange yabasubizanyije ubushize bw'amanga agira ati: erega burya urukundo si amafaranga cyangwa se ubundi butunzi buhambaye, ahubwo urukundo ni umutima uzi kwitanga ndetse no kwita ku bandi. Eric yamaye icyo zahabu n'ifeza yewe n'amafaranga bitagura. Yamfashe nk'umuntu, yirinda kundutisha zahabu n'ifeza nk'uko abo bandi babikoraga. We yemeye kunyegura umutima we, arankunda maze arankunda akazi. Hashize imyaka bari mu rukundo, Ange yarwaye bikomeye. Abo yitaga inshuti n'abavandimwe baramutererana, ariko Eric ntiyigeze amuva iruhande habe n'umunota n'umwe. Yari ari aho buri joro n'amanywa, amufata ukuboko, amubwira amagambo amwibutsa ko ubuzima bufite agaciro. Mu rwego rwo kumushimira, Ange yanditse urupapuro rw'urukundo agira ati: urukundo rwo kuri rugaragara mu gihe ibintu byose byacitse, ariko umutima ugasigara uri hamwe. Amwe mu masomo twakwigira muri iyi nkuru: burya urukundo nyakuri si ibintu tubonesha amaso cyangwa amafaranga tubika mu mufuka, ahubwo ni igihango cyimbitse hagati y'abantu babiri bumva ko umutima ari umutungo ukomeye kurusha ibindi byose. Iyo umuntu akunda by'ukuri, ntabwo areba ibyo utunze cyangwa ibyo utari byo, ahubwo areba umutima wawe, ubupfura bwawe n'uburyo witanga witangira abandi. Urukundo nyakuri rutwigisha ko amafaranga ashobora gushira, ubutunzi bukayoyoka, ariko umutima wuzuye urukundo ntabwo ubasha gushira. Rutwereka ko icy'ingenzi si ukugira imodoka, inzu cyangwa imyambaro, ahubwo ni ukubana mu kuri, mu bwizerane no mu kwihanganirana. Reka nongere mbashimire mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Iyi wumva ni Jobless Rwanda mu kiganiro Ibanga ry'Ubuzima, kandi mwibutsa gukora subscribe kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro tugiye kubagezaho umwanya ukurikira. Imana ibahe umugisha.